Mahoro n'imigisha kuri mwebwe mwese mwahaye umwanya Sangwa TV show. Sangwa TV show ni TV yanyu, ni TV yacu, ni TV yabo, ni TV yatangiye mu gihe cya COVID-19. Aho twaganiraga binyuze kuri Instagram live, Facebook live, aho twareberaga hamwe ukuntu imibare yabanduye icyorezo cya COVID igenda izamuka. Ndabizi murabyibuka cyane. So nge rero mubona kuri kamera za Sangwa TV show nitwa Raji Mukunzi Jire, muranzi cyane mumenyereye ku ma TV atandukanye, yaba Papas Radio, yaba isomo ry'ubuzima n'ama TV menshi mu byukuri mbonziho, haba mu gukina amafilime n'ibintu byinshi cyane tujya duhuriramo cyane bya social media. So rero nahawe akazi kuri Sangwa TV show. Yes, aho ubwo ngubwo ahangane wongeye kujya ninjiriza umushahara, bivuze ngo ariko baracyari gushaka abakozi. Niba nawe ukeneye akazi mbwire unyandikire, ndaza kukurangira nimero z'umu boss wanjye, ubundi nawe aguhereza akazi kuri Sangwa TV show bitewe ni impano yawe. So rero hano kuri Sangwa TV show yongeye nanone kugira ngo ijye ibagezaho ibiganiro bitandukanye muri worship, aho tuzadutumira abantu bafite ubuhanga mu kuvuga ijambo ry'Imana, bakatubwira iby'Imana yatuvuzeho, bakatubwira iby'Imana dushakaho, ndetse bakanatubwira no mugambi w'Imana ku buzima bwacu. Hallelujah. Yes, nanone tuzajya tuba dufite ikiganiro cya entertainment, aho tuzajya tuganira n'abantu benshi batandukanye mu mikino n'imyidagaduro ndetse na sport. Nanone tuzajya tuba dufite ikiganiro cya gospel talent show, aho tuzadutumira amakorale abahanzi ku giti cyabo ariko baririmba indirimbo ndetse n'ibindi bihangano byo guhimbaza Imana. Tuzajya tuba dufite n'ikindi kiganiro cyitwa job improvement, aho tuzajya tuganira ku bijyanye n'utuzi hano muri Amerika, akazi keza turangirane aho akazi keza gaherereye, akazi gahemba amafaranga menshi kandi akazi katavunanye. Tuzajya tuganira no ku kindi kiganiro cyiza cyane cyitwa culture orientation, aho tuzajya twibukiranya umuco w'iwacu. Tuzadutumira abasaza, abagabo bakuze, bakatubwira indangagaciro na kirazira by'umuco wacu. Usigaye ubona abana bobo ntibakimenya kwimukira abakuru, ntibakimenya gusuhuza abantu bakuru, kubera ko mu by'ukuri twaje mu gihugu kitagira umuco. Bundi igihugu cyitwa Amerika ntabwo ari igihugu cy'imico, ahubwo ni multicultural, ni igihugu n'uruvangitirane rw'imico myinshi itandukanye. So muri icyo kiganiro rero kizakiba ari kingenzi cyane, nacyo ndabizi ko muzagikunda. So tuba dufite n'ikindi kiganiro cyitwa parents to children, aho tuzajya tuganira n'ababyeyi bakatubwira ibyo basaba abana, tukaganira n'abana bakatubwira ibyo basaba ababyeyi. Baravuga ngo utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. So tuzatuganira n'abana batubwire imbogamizi zabo, batubwire ibintu bibagora, kuko usanga ababyeyi bavuga ko abana bobo batakibubaha, abana bobo batacyumva, abana bobo batagikora inshingano zabo. So tuzahamagara abana tubabaze impamvu ubundi ibyo bintu bitakigenda neza. Ise duhamagare noneho n'ababyeyi nabo batubwire imbogamizi bahura nazo ku bana. So noneho ubwo ibyo bintu tuzaya twicara tubiteranye, turebere hamwe icyatuma tuba abana beza, n'ababyeyi bakatubera abana beza, kandi natwe bakatubonamo abana beza. Ibyo biganiro rero byose bizajya biba biri ahangaha. Icyo usabwa kugira ngo uzajye ubikurikirana ni ugukora subscribe, kugira ngo video izajye ijyaho uhite uyibona ikijyaho. Ikindi ugakora like, kugira ngo umunyamakuru wese wo kuri Sangwa TV show ajya abona wakunze ikiganiro, bimutere imbaraga, ubushake n'ubushishozi bwo gushaka amakuru kuri cya kiganiro. Ujye ukora na share kugira ngo mugenzi wawe utakibonye ukimusangiza. Thank you so much guys, mwakoze cyane, turabakunda, kandi byose ni ku bwanyu, ni ku bwacu. Amahoro y'Imana abane namwe, umunsi mwiza.